muri umugoroba afite insanganyamatsiko iri kuvuga ngo ndamanuka ndebe. Ndamanuka ndebe. Niba uramanuka mucyo byahindutse ko mwandiriye mu bibare mukaza mwakerewe urabona kubizi muraho mwese. Ndamanuka ngeze ne ninde uramanuka asanwe no kureba iki cyabaye. Ndamanuka ndebe. Aya magambo yavuzwe nande. Iyo dusomye amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro bafite amahirwe mu gice cya 18, Itangiriro 18 bafite amahirwe yo kugira Bibiliya, ndagira ngo mwihute cyane maze dusome aya magambo yasanga ku murongo 21. Bibiliya irahambira aya magambo avuga ngo ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'ababarega kwangezeho, kandi niba atari byo ndabimenye. Aya magambo yavuzwe n'Uwiteka. Reka mubwire ko Imana ishobora kumanuka binyuze mu mpamvu zitandukanye. Kimwe gikomeye, ishobora kumanurwa no kuza gutabara. Haleluya. Kandi ishobora kumanurwa no kuza guhana. Ariko hari inkuru nziza, ishobora kumanurwa no kuza kubabarira. Muri uyu mugoroba Imana iravuze iti ndamanuka ndebe. Aya magambo yavuzwe kubw'igitekerezo cy'Isodomo. Isodomo bakoze ibibi birazamuka bigera ku Uwiteka, amatangazo araboneka, amafoto aragaragara, burya abamarayika bafite inshingano zitandukanye. Ibyo byose bimaze kugaragara, iri somo rirasohoka. Ndamanuka nje kugeza nje kureba. Iyo nsomye amagambo nsanga mu gitabo cy'Itangiriro by'umwihariko mu gice cya 6 hari amakuru ngezeho mbere y'uko ngaruka. Hariya ndaje tugire amakuru basanga ni amakuru y'umubwiriza wanteye ikibazo. Hari umubwiriza nzoma mu Itangiriro wanteye ikibazo. Uyu mubwiriza kugira yanteye ikibazo yanteye mushiki wanjye mwene data. Ni umubwiriza wabwirije igihe kirekire kandi yarisha bake ateye ikibazo. Nawe zabura ibitekerezo urebe umwaka ugira amasabato 52. Fata telefone fafu. Umwaka ugira amasabato 52. Wasizemo 52. Maze ikatuma maze shobora 52. Mwishishi. Tuja 52 ndagezemo. Umwaka ufite amasabato 52. Uyu mugabo yakoze amavuna abwiriza ibibwirizwa bihinganye n'amasabato 52 y'umwaka, abwiriza imyaka 120 kuri amasabato 52 kuri 120. Buri amaze kubwiriza amasabato agati amani 6,200 maze ikintu cyateye ikibazo kuri mubwiriza yandisha abantu munani wakutumira wapi ubwiriza wa aya masabato iyi myaka iyi byumweru akiyandisha abantu 8 wamutumira wanyu n'abanyakabuye wamutumira Nyamirambo we abariya itoro ryazashika ryarisi. Uyu mubwiriza ndamureba mugezeho mutekerezaho antera ikibazo nawe mutekerezeho. Abariya urukubona afite igisubizo cy'isi ya none. Uyu mubwiriza afite igisubizo cy'isi ya none arabifite hafi. Iminsi yari ishize mutekerezaho nari ngombwa ngo nikubwire, maze nongera gufata indi paje mutekerezaho. Mutekerejeho mushyira ku rutonde rw'ababwiriza b'intwari. Imana habucyore. Mbese uyu mugabo namushyize ku rutonde rw'ababwiriza b'intwari kubera iki? Uyu mugabo bita Nowa wabwirije imyaka 120. Uyu mugabo bita Nowa wabwirije ataruhuka. Uyu mugabo bita Nowa igitangaje giteye ubwoba yabwirije abanyakabuye banga kumva. Abwiriza ayarana banga kumva, abwiriza ingabana banga kumva, baranga rwose baratuza, yanga kurambirwa isabato
irindi, icyumweru yongeraho ikindi. Imana ni nziza. Natangajwe nuko agiye gucika intege, ahagurutse umugore, ahaguruka mu izina rya Yesu, ati wabwije neza ndihanye, ndapfukamye mbatiza. Usoro wakuze se ni madamu. Abarira wabwije madamu wabwira n'abakozi ibyaha by'abagabo mu isi y'imperuka babwiriza mu biharira mu bibwirizwa byabo hagaruka abagore babo. Abarira umugabo wawe yakwihanisha madamu. Tekereza kuvuga ngo umugabo yabwirije none umugore arahagurutse aravuga tuba naho boni mubwiriza ukora ku mutima. Wa wundi mwana mu gitari, wa wundi ujya guhipasha ukamuha 500 ufite bitanu, wa wundi urarukubita inkokora, wa wundi wasize igikapu mu gitanda dore ko ubona dayimoni yaje itanda gifite metero 2 n'ibikapu byose babikamo imyenda bijamo bagashyiramo bariyeri. Hari abatanye buri bumwe. Abarira umugabo yanisha umugore we ni rojojo n'ingeragere arimo neza. Icyamba abagabo bari hano ikabuye muba bihanisha bagahera ku bagore babo. Cyaba ari igitangaza gikomeye kandi bakwandika ku ntwari Imana yacu yabicyubahiro. Mbese umugabo witwa Nowa yari mu mugi. Bibiliya yagiye kumuvugaho mu itangiriro ndaje gatoya mu gice cya 6 imuvugaho aya magambo akomeye. Ndayasoma cyane ku murongo nanone. Muraboneza? Imana ni nziza. Nakubwira igice cya 6 murongo wa 9 ndasoma umugabane wa 2 uvuga ngo Nowa yari umukiranutsi. Amagambo akomeye yatunganaga rwose mu gihe cye. Yatunganaga rwose. Mbese abagabo dufite uyu munsi mu gihe cyabo baratungana. Impamvu mvuze uyu mugabo gutungana kwe bihanishije umugore we. Imana yagucyura. Noneho rero imbaraga zari zibonetse bashitsi bavandimwe, zari zibonetse anejejwe n'uko mubarokotse madamu warokotse, ariko akanarenzeho n'abamuze nabo nakameze gatisi. Uyu munsi abagabo benshi bafite abagore batekera gakiza. Uyu munsi abagore benshi bafite abagabo batekera gakiza. Uyu munsi ndimo mubwira abagabo benshi bari mu rugo kugira ngo batume abagore badasuzugurwa, bahaye abaryogo na bamaniza bayo, ariko bazasigara mu isi. Kuko ni abanyamaguru bazasigara mu isi, bagura akapote bakakisawe, bazasigara mu isi. Bavana n'ikositimu 150, bakavana n'ikoti baguze 13, baguze 10 na bingahe, bakahangara kunezezwa n'umwambaro w'ijana. Abariko bavana n'ikoti ry'150 n'ishati ya 12 n'inkweto ntabwo zivuze, bakanezezwa n'umwambaro w'ijana, umwambaro w'igicece. Abariko wakora mara ukareba ukuntu bagigana bawugura umwambaro w'igicece, ugatuma umugabo muzima ufite urugo avana n'ikositimu 150. Reka turaba kuzima gatatu kabiri kangahe. Nigabo n'umwambaro w'ijana uri gutuma abagabo bavana n'amakoti. Buragorote sake. Nigabo n'umwambaro w'ijana uri gutuma ikositimu 150 ivamo. Umugabo akambara umwambaro w'ijana. Yesu umwambaro w'ijana uri gutuma umugabo akuramo kositimu. Mwambaro w'ijana no yatunganaga rwose mu gihe cye. Mbese umwambaro w'ijana ntawe ufasha. Babinyamira ntabwo umwambaro w'ijana twagize. Umwambaro w'ijana ntabwo twagize Nyamirambo mwana. Abinyamira umwambaro w'ijana ni uwuhe? Ntabwo umwambaro w'ijana shaka. Ni uwuhe? Nibyo wowe Nyamirambo? Ariko atwaho karibu. Iyo basi abagabo
dance. Kemera muri atwaragize. Dusanga abakosimu bayavanyemo bakorera abakosimu yiki. Abayo. No nakarumwera. Aho kabirabuza ngo yatunganaga rwose. Reka twigarukire kuri morali mu kibizo cye. Mani yabucuwe. Morali irazamuka. Maze morali izamutse norabwiriza agiye kujya kwita muri yanishe faze ya kabiri agiye kubona abona abahungu batatu bahurutse mu iteraniro bapfukamye imbere ye ngo data tuzajana mu ijuru. Amen. Iyi ntambwe yashoboka. Abahungu hibyarire bati data ubwiriza neza ugiye mu ijuru tugasiga kwa Sikikibizwa cyakizi. Kibizo cyakizi. Banditse amagambo mu nama z'ibitoro, bandika amagambo mu gane ya Kristo, baravuga ngo abantu benshi n'abakozi b'Imana bigaragarira amaso, ariko abana n'urubyaro rwabo n'abashitsi kumukiza. Abana babo n'abashitsi. Nawe bibaze kugira ngo umuntu w'umukuru w'itoro urubyaro rwe rw'umushitsi kumukiza. Umuntu w'umupasitoro umwana w'umushitsi kumukiza. Noneho barandika amagambo akomeye. Haraho bita abafami mukumba. Fami mukumba. Bo gutuma umugabo atega sima gahiye, utuboga duhiye neza, ariko ntakuraga mu gakiza. Ntabwo kubafasha ubwabo no mu ruzi. Reka turavuga basuteka. Ntawe nibaki. Ahubwo uzi kuba umugore ukawumuboye mu rugo rwawe. Mujagakiza umushitsi. Uzi kuba umugabo ukamutara, ugatwara fuso, ukabuma amatafari, ukabuma ifundi, uri kurera umugore uzaga mu ijuru, uri kurera abana bazaga mu ijuru, ukaribwa. Ibaze nawe, reka turabaganiriza. Morali ya Nowa irakomeza. Agiye kwita bwa gatatu aboneka ibitangaza byananiye abantu benshi. Haleluya. Imana ni nziza. Yiki bwa gatatu Nowa havuka igitangaza giteye ubwoba mu iteraniro, abakazana batatu baraguruka mu izina rya Yesu tuzajana na data ubwe na mwana. Umukazana nyirawo mu ijuru. Bakajana mwana. Yewe bakobwa babyaye. Ukabona bakurikiranye barajanye kujyana imamu. Dewe korama. Nyoko ko mwajana mwiya. Bamwe baravuga ngo mamu kwagiye naje. Nibyo namara bariko. Nagira ukatu mukazana wanje giyeyo naje. Nibyo abariya. Reka tunezezwe n'uko Imana yacu isohoza amasezerano. Yasoma amagambo usanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo waho wa 15. Aya magambo ateye ati abayagezeho reka tubabwire amakuru yasohoye muri uyu muryango wa Nowa mbere yuko tugira aho twerekeza hakomeye. 15 yego oya ni 18 ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Haleluya. Imana iti wowe wakiranutse mu gihe cyawe nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Imana iti nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirana muri yo nguge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Imana yabucuwe. Isezerano ryarasohoye mu gihe cyawe anokokana n'umuryango we. Imana yabucuwe. Wawe bimeze bite? Umuryango wawe bimeze bite kugeza uyu mwaka? Nawe wamaze gukatisha tike aya mahirwe Nowa yagabanye mu gihe cye ahari nawe wayabona. Baranditse ngo mu gihe cyano hari ibibi birenze urugero, hari iterambere rirenze mu byimuke neza, bari bazi kubaka, bari bazi kugenza gute, ndetse Yesu bigeze n'igihe bamubwira nubwo naba bitaraja aravuga ngo urugamba rw'uyu munsi ntabwo rutandukanye n'ubwoko bwa Nowa, ariko ikinejeje gikomeye gutungana kwa Nowa kwarokorewe n'umuryango we. Imana yabucuwe. Uyu munsi bimeze bite? Nowa yinjirana mu mbuga n'umuryango we
ahandaza kwagaruka mu kanya, ariko reka nyaruke gato twibaze Imana yari imanutse mu itangiriro 18 yari izanywe no kureba iki? Bibiliya iravuga ngo abamarayika bagera kwa Loti, nako situbagera kwa Aburahamu. Hano mu gice cya 18 ubwo bageragayo baganira nawe amagambo ateye ubwuzu, bamubwira bati rero tuzanywe mu isi no kureba amakuru y'ibiri kubera isoko. Abasi mu gitabo cyo kwambara n'abahanuzi cyanditswe n'umuntu w'umuhanga baranditse ngo Sodomu yo muri iki gihe. Sodomu yo muri iki si muri iki gihe hari ahitwa muri Sodoma. Abantu bagatura nabo bakavuga turi kuri Sodomu, abandi bagashaka aho bakodesha amazu. Wegera umwana uri gushaka inzu ni kuri Sodomu, abandi bagakodesha amazu bakishora muri Sodomu. Burya rero hari ibintu byanangaje. Nari nzi neza ko ntawe wakwita umwana we Yuda, nari nzi ko ntawe wakwita umwana we Herode, nari nzi ko ntawe wakwita umwana we Pilato, nari nzi ko ntawe wakwita umukobwa we Yezebeli. None hari na Sodomu itema. Abazi no gusoma se buriya wabona n'abakristo batuye mu mudugudu nangwa mu santere yitwa Sodomu. Bari na hano Sodomu. Umurwa witwa Sodomu wari umurwa mubi ku buryo abantu bakagombye kuwunga. Iyo bamaze kwita Sodomu baba bamaze kwerekana izina n'akabutindi byose bihari. Icyo cyatse kukubwira biravuga ngo maze abamarayika babiri bakomeza urugendo berekera Sodomu. Marayika umwe ari we Yesu asigarana nane na Aburahamu batangira kuganira ibimura bisoma hano mu gihe n'amarwa mbere kuri 50 hano kuva ku murongo wa 29 murabibona. None ikindi gitangaje, Imana iganiriye nawe imubwira ikizanye abantu cy'Sodomu. Tuzabe no kureba Gere kwa Mungu 21 tuzabe no kureba Sodomu. Sodomu rero bari bageze kure, aho bari bageze biragaragara neza mu itangiriro 19 aho abamarayika bageze Sodomu bakinjira kwa Loti. Bagera y'abagabo muri Sodomu batwebwe rero uretse no kwambara umwambaro w'ijana tugisabana n'abagore dushaka sohora ku bagabo tugabana. Loti wahisemo gutura i Sodomu. Hano batuye i Sodomu murarenutse. Loti wahisemo gutura i Sodomu agatandukana na Aburahamu. Ishyano riramugwira, abonye bapiganye, abashitsi be babashaka. Amagambo yandeye ubwoba kurenza yandi ni amagambo dusoma ku murongo w'aho 8. Tangiriro 19 Loti abwira aba bagabo b'i Sodomu amagambo yandeye ubwoba. Wahageze se bantu b'i Sodomu mwakabiri ubusambo. Mfite abakobwa bangahe? Babiri. Kandi narakurikiye n'ibyo wabibyariye. Bageze igihe cyo gushingirwa, igihe cyo kurongorwa imbere ya marayika abatangira ubuhamya. Nzi neza ko ari byinshi ntibararyamana. Wambabarira mwambabarira nkababaha, ariko abashitsi baje mukabarika. Umunsi umwe nari giterura ko ahantu hafi umupaka w'igihugu cya Kongo Zaire, maze kuzika ikibazo cyiza, ariko namwe nakibabuze. Cyari ikibazo cyiza cyoroshye. Mbese umuntu ugeze cyo gushyingirwa uriya bashite n'imyaka ingahe mu Rwanda rwacu? 20. None tekereza mbe mama wacu ne data wacu kubona wahagarara imbere ya marayika ngo wa mukobwa wawe ugeze imyaka 21 nk'umutangiye wanjye imbere y'ijuru ngo aracyari sigima n'ibyeje. Byabaho abariya watangira uwanjye umukobwa wawe imyaka 21 ngo aracyari ibyeje ngo n'imbere y'Imana. Nandira neza ukabibwira ukabaho ndabizi neza. Ndangije ndavuga nti rero
ndashaka abakobwa bafite kuva kuri 21 nabo ubwo bakizi ko ari ba vierge mutambuke bari ndabareba nari mfite na Bibiliya cyasha mbona bose baraza cyari terurye abantu nk'igihumbi na magana atanu hafi bibiri mbona bose bararebanye ariko hari impamvu none si ko abo basambanaga bari mu iteraniro yabihangarate agatambuka ziko afitanye nigeze gukora muri uyu mujyi maze akanya gatoya amateraniro ashoje tambikana na kwa gutanga mbabazwa nuko na bamwe mubona ari nabonye mu materaniro bagiye guteka bayabigiye ubwo bateze umubazi bayabigiye Nyagatare sibitse ntibavuga abarika imbere ya marayika abakobwa banje babiri ndabazi neza nije wabareze nije wababyaye baracyari amasuki abakorodina basharote bashantari babayize n'abandegine n'abadenize n'abandi murabo imbere ya marayika abagabo b'Isodomu bamaze kurenga Kabyare banga abakobwa bashaka gushikira abamarayika urugamba uko rwabaye muzarusome cyane ariko ikinenyenye kiruta ibindi ndagaruka kuri aka kantu ninde usabira Sodomu yo muri iki ninde usabira Sodomu yo muri iki ko twamaze kubona birenze Kabyare inyundi n'isabune byabuze abakiriya puridanse zikabona abakiriya yemwe n'abanyabuzima bakaba zifite ndetse nazo batangira ubuntu mu mijyi zikaba zifite utuzu twazo yemwe ninde usabira Sodomu y'uyu munsi hari ukwizo nayo akavuga ati njyewe nyuma tubijumba naguze sindabirya ubugari bw'ibanze simburya ndabaye tuyi Sodomu mana tabara ninde usabira Sodomu y'umunsi Aburahamu yararize agakotsoro ababajwe n'Isodomu ibindi muzabisoma ahubwo ndaza kukwereka ko bya bindi nakubwiye by'abagore bo gufasha abagabo mu rugamba igihe kigeze bagasohoka Isodomu umugore yasigaye ari inkingi y'umunyu umugabo n'abakobwa be batayisohoye karabaye biratangiye igaruka yo guhitamo kwa nabi imuteye gutanga abakobwa be kandi bava igaruka yo guhitamo kwa nabi ubutunzi bwatumye yumva agomba gutura Isodomu yamutera umugongo aragenda umuriro gukongora agiye gutera intambwe umugore asigara n'inkingi y'umunyu kandi arakuze atamushinga abari urukundo guhitamo uko tugenda tukwepa Yesu n'ibibazo bisaza noneho uyu mugabo aragenda aho nshaka kurasa ngire naho nsoreza gatoya nuko yageze mu buvumo ageze mu buvumo nguko mu misozi abari ageze babakobwa bandi bakabyo k'Isodomu babakobwa bazi Sodomu ko bigendaga bararebana soka ku irembo ry'ubuvumo ategereza akarenge karatambuka araheba ejo araheba areba neza aho hebye aravuga ati ubundi abasore bagiye ababuze aravuga tumva muze ugende abareba ategura ibyo kurya ategura ibyo kunywa uwo bitero utamaze kurya no kunywa Dawidi bimubwiriza araryama umukobwa umwe muri babandi babiri b'amasugi araza avana n'ikizibaho araza avana n'isujipe isutiye n'ibarama yayivanamo afata samusha mutuzi inyandiko ivuga ngo yego bikoreka n'ibikorekeretse Afrika none ikintu gitangaje mu gitondo uyu mukobwa ahamagara murumuna we aramubwira ati reka nkubwire inkuru nziza yo kaburi inkuru nziza reka nkubwire ijoro narose yari yaruheye ati
iri joro na nje naronse wowe urapfurwa upfuye nje rucitse nambutse umukobwa mugenzi wararakara areba ko gasaza yumva yanakubita atari bandifashe ijoro nupfe nanjye nakwere abareba wowe bari kwitira mwite abari kwitira mwite mbese uyu munsi hari abagabo bari gusabana n'abana babo mbese uyu munsi hari ababyeyi bari gusabana n'abana babo mbese uyu munsi hari abakobwa bari gusabana na basekuru iminsi ishize ni akarere kamwe ndi kukareba nari busekuru umukecuru umwe yakoreye viyora umwana w'umwuzukuru we bagiye kureba mu gihe gito basanga aramwanduje umwuzukuru w'imyaka 12 w'imyaka 12 ibyo ni ibiherutse kuba hirya no hino bagiye bafata base n'abandi nabo mwarabumvishe abafashe bashiki babo mwarabumvishe abageze mu rwego rwo gufata amatungo mwarabumvishe abageze mu rwego rwo gufata abandi bagabo mwarabumvishe noneho na ya korari yitwa ibimenyetso by'ibihe ziko nabonye ejo biririnze we umugabo ari gushinga ubundi umugore agashingirwa undi umugore akareba ariko muraboneza we akabona umugore runaka ni mwiza akabona umukobwa runaka abyirutse neza akumva aramufata abarika umugabo akabona umuhungu akabagabaga ubyirutse akamukatisha urwenge abarika uru rugamba rugeze igihe gikomeye kandi abari kubikora bahamya ko bari guharanira uburenganzira bwabo ariko Sodomu twirinde none Imana yavuze ngo ndamanuka ngende yashaka kureba ibikore bikabuye kandi ntabwo bitinda ntabwo ariko araje akabuza umukobwa wa kabiri nawe ategura umugambi nk'uko mukuru we yawuteguye arangije agaburira se nawe arongera aramufumbata mu gitondo nawe yari ari mu munezero ariko ubundi sakwe ninde warongoye imigoro bikurikirana ariko urongora umukobwa wa vierge ninde ntabwo mutega muri kumva ndi kubaza ngo bari hano ra none ari hano none aracyavuga ngo ninde we saka se ukora yari yitwa Ndisowari se ukora Ndisowari ninde kwani kumva mutagiye kurya inyuma se ukora Ndisowari ninde wani habaye none siburi mwana zizagenda reba rero umukobwa akomera mwese abareba arinda y'inyakigunda mwe gushaka y'inyendaro y'inyakigunda arinda n'umuvumo y'umukobwa ashuka akagira amahirwe urusoro kagiramo akumva rwagezemo neza ukwezi kumwe atangira kuri Yesu ukwezi kuza ashobora kubyara bimeze abarira burya bari kuvuga ngo ifite dera nawe undi rero we agashaka imigozi y'izirika akazabyara bikira amazimwe kuko idafite dera nari ngiye kubaza abafite telefone zifite ba nyirazo abadafite za nyirazo biracara amazima muri aho mwese ndamanuka ibindi muzabisoma ikazoze ku magambo usanga mu gitabo cyitwa Yombi mu isi mperuka ni igitabo mfite hano ndasoma amakuru usanga ku paje ya 26 amagambo akurikira ijoro ry'icuraburindi ribaye rirerire ariko inkuru nziza igitondo cyagererejwe n'impuhwe kubera ko iyo umwuka
haba mu Isirayeli bakorera haba mu Isirayeli ba kera no kubu amasezerano y'Imana ntiyagiye ahinduka, ahubwo kutizera, gukunda iby'isi, kutezwa ndetse no guhangana hagati y'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana nibyo bidutindije muri iyi si y'icyaha n'agahinda imyaka myinshi iganitse. Tuba twaratabashe none ibi biradutindije. Dukora iki si ku paji 28? Mu gihe imbabazi z'Imana zihanganira uwacumuye igihe kirekire, amakuru ababaje, hari iherezo abantu b'abanyabyaha badashobora kureka. Hari iherezo abantu b'abanyabyaha badashobora kuzarenga ngo bakomeze gukora ibyaha. Iyo ijoro rigo, iyo iryo herezo rigeze, imbabazi zikurwaho, imirimo y'urubanza igatangira. Hasi hari urugero ntarengwa rugerwaho, aho ibihano by'Uwiteka bidashobora guhagarikwa namba. Niba isi imaze kuba Sodomu, biragaragara neza ko ibihano nabyo bigiye kugenda gute kurekurwa bikagera ku bantu. Hasi amagambo asa n'agana ku soza. Igihe kiziyongeraho gato kugeza ubwo abatuye isi bazasendereza igikombe cyo gukiranirwa kwabo. None uburakari bw'Imana bwamaze igihe kirekire businziriye bukanguke. Kugeza gute igikombe kigiye gusendera, maze uburakari bumaze igihe businziriye bukanguke. Noneho igihugu cy'umucyo kimwe umujinya wayo udafunguyemo amazi. Ubugome bw'abatuye ku isi ni nkaho bwamaze kuzuza urugero rwo gukiranirwa kwabo. Iyi si igeze aho Imana izemera umurimbuzi ngo agikoreye ibyo ashaka. Ntibigeze. None dukora iki abari hano? None dukora iki? Matayo 24:37. Uko byari bimeze mu isi yano, uko byari bimeze mu isi yawe, niko bizaba bimeze. Muri bimwe bimenyetso byerekana ko Yesu agiye agiye kuza, kandi azabazanwe no guhemba, ndetse n'ibihano ntabwo bizabura. Ariko amagambo akomeye, soma ku murongo wa 42, aturarikira kuba maso kugeza ubwo Umwami wacu agiye kuza. Imana yabucura ubwoko bw'Imana tuzi umunsi azana. Ariko icyo tuzi cyo ari hafi. Icyo twakora nta kindi ni uko twatandukanya imibiri yacu, ubuzima bwacu, intekerezo zacu n'ikibi, tukomatana na Kristo ubwo agiye kumanuka aje akazabazanwe no kudutabara mu izina rya Yesu. Amen. Mfite ikibazo. Ni bande babaje n'uko isi yacu yabaye Sodomu? Ni bande bari tubabaje n'uko ibyo tumaze kumva biki isi yacu yabaye Sodomu? Birababaje. Mwemera kuri nasi ikimenyetso cy'Imana gishinga mu buhanga bw'ababiri bizira bikorwa muri Yerusalemu kandi bikabatakisha. Vuga rero dukwiriye kuririra Sodomu, kandi nitwirira Imana izazana no gutabara abana b'Imana yabucunga. Nubwo bazakomeza kuba bari, ariko ntabwo igihe iki. Ahubwo uyu munsi dufite uburyo twahindukira tukaba abana b'Imana, Imana yabucunga. Reka mbone tubaze ikibazo cy'akazi. Ni bande basobanukiwe neza ko Yesu agiye kugaruka, kandi akabazana no kuza guhana. Bakaba bari kuri lisiti y'abagombaga guhanwa, bakaba bari kuvuga batuka twifatanije na korali yo ku Kabeza, twebwe turiyaruye tuvuyemo, twakiriye Yesu Umwami n'Umukiza, maze aturinde kurimbuka guheruka, ahubwo twomatane nawe azaducire mu bwami bwe. Imana yamucunga. Ni bande mu banyabyaha bateranye bashaka kumatana na Kristo bagatandukana n'ikibi, kandi bakavuga bati niwe mugabane wacu? Ikiganza hejuru. Mwese sinara abanyabyaha bageza nibyo si we Imana ishobora byose. Tabara ko muri aho Ndashima Imana. tuzaza kuziho twicaye, tuzanahaguruka. Imana yabucura. Ndashaka abakenya amasengesho y'umwihariko bakaba bari kuvuga batuka, nubwo rwose bimeze biti, ngiye ngiye kuzaja mu ijuru, kandi uretse no kuja mu ijuru
zaje mu ijuru ariko n'umubatizo ukeneye uri kuvuga tuba nzabatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ariko ndashaka kuja mu ijuru naza mu kiganza cye harurimo niba birimo neza ngwino upfukame tugusengere Imana gusohoreza ibyo wifuje izina rya Yesu banguka uyu musore ukubona rero joroje kubona umusore adakomeye uzigiye Imana umugisha bino mwana uri kuvuga tuba nanga mu nyandika kuri zabatizwa mu izina rya Yesu Imana umugisha urubona umusore atazigi hagarara nta mushiki wawe wagira muri amateraniro ushaka agakiza nta mushiki wawe wagira muri amateraniro ushaka agakiza uturi mu gihe cy'isamamagara kandi kimwe gikomeye n'uyu munsi gusubiriramo birashoboka ko iki kibwirizwa cy'abanyeruka kuri wowe kuko uzateje nawe ariko inyuma atatashe ibyo da uzateje nawe ariko inyuma atatashe none hari usigaye ko tugiye gusenga umbabarire n'utari kubona n'igiye gutera intambwe arageze nawe aya mahirwe yarayawe mu izina rya Yesu reka buvuga tugiye kubasengera ariko nawe niba uri umukobwa ubwo tugusize mu tsinda rya ba nyirandabyigaho niba uri umugabo ubwo tukwise ndabyigaho ubyigeho hari amahirwe wagira ejo ukaboneka mu bazima waboneka mu bazima umwuka wera akakugendera ahubwo umwuka wera fasha abana bawe reka rero tukaze dusenge tunezezwe n'ibitsinda akoze Mana yacu gize neza kuko wenda ijambo ryawe ryitwa kuri musozi izina ryawe ryibazwe ugize neza kubwo gukorana n'imitima y'abana bawe binyuze mu mbaraga y'umwuka wera aba basore bafite imbaraga bakaba biyemeje kwiyegurira bemera ko badakwiriye kurimbukira kuri Sodomu ahubwo bakwiye kwiyarura bagasanga Kristo akababera umwami n'umukiza izina ryawe ryibazwe natwe tubazanye imihigo by'amasengesho bagirira amahoro mu gituza cyawe ubahe umutekano mu mutima no mu bwenge ubahe amahirwe yo kugira umugisha mu miryango barimo kandi itorero bemere gutera intambwe bakaza basanga ngo bizereremo nibabere umugisha natwe tubabere abavandimwe beza izina ryawe rihabishura turagushyize mu biganza rero ngo bakomeze kwigishwa na Mwuka wera kandi ubwo bemere kuguhamiriza imbere y'abantu nawe isezerano ryawe riwuzurire ubahamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika kandi umubatizo twiteguye ni ukuri izina ryawe rihabwe icyubahiro kuri bo maze uyu munsi bataye babatijwe na Mwuka wera izina ryawe rihabwe icyubahiro natwe twahagaze turacyafite byinshi dukeneye gukosora ugitere imitima yacu kugira ngo ubwo tubwiriza abandi natwe ntitusigare ahubwo natwe dukomerezwa amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo izina ryawe rihabwe icyubahiro komeze guhira amateraniro komeze kutwongera abakizwa uduhire mu ngendo no mu garuka izina rya Yesu reka mwene Data aje kudufasha abashiri kurisiza kandi nanone tubabwire ko tugiye gusoza n'indirimbo haleluya dufite indirimbo nziza cyane iyi ndirimbo nziza cyane rero tugiye kumva tugategera amatwi mbere yuko dutaha iturutse i Nyamirambo iyi ndirimbo ishobora kuba igiye kuzaja kuri TV y'abantu ariyo kuzamura vuba vuba mwihuse ntimutujijishe ntimuturira mu mibare turabimenya nihute vuba vuba urashyiramo umuzika si arashaka cyangwa ntabwo yaje ariko uza tubafite inkuru nziza mu byanditswe aha tubafite ubutumwa burimo igitabo cy'abahawe cy'ibihamya iki gitabo cy'ibihamya uyu munsi dufite umugisha aha ashobora kubona umuzingo wa gatandatu umuzingo wa gatanu umuzingo wa kane ndetse n'umuzingo wa gatatu ni umugisha rero byaba ibyawe urambuye ikiganza ukabyakira aha tubafite igitabo mwumvishe mu kanya mvuzeho cyitwa ibibaho byo mu minsi y'imperuka ibibaho byo mu minsi ni umugisha rero utangaje kukigira muri bimwe mu bitabo utunga byaba ibyawe urambuye ibiganza ukabyakira tubafite igitabo cy'ibibaho tutakiri hano tubafite bomba y'intoki kandi dufite umugisha wo kwakira ku mpande yawe igitabo ukeneye ukakibona izina rya Yesu utaha utakijanye
twiteguye kwakira indirimbo izamuke, ariko tubabwira indirimbo mu rurimi yacu, nubwo tutayivuze izina ariko murayizi. Ntimurizi? Kandi iyo ndirimbo ntizaje ku ndimi yayo gusibuke. Muraho neza? Nizamuke. Uwirebaza aracaka. Uwitarabaza arakira ubutumwa bwiza. Haleluya. Ushimwe Imana.